intego turiho ni intego iri kuvuga ngo byakomejwe n'Imana. Akandi gace ka kabiri kari kuvuga ngo kandi izabisohoza vuba. Imana yasanze irambwira ngo reka muhereze ubutumwa ugeza ku bantu banje bamenye ibigiye kuba muri iyi manda n'ubundi ya Perezida Paul Kagame nk'uko twamwitoreye n'ubundi kandi tukamutora nk'umuyobozi ukwiriye kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana rero yanyeretse ibintu bitandukanye, imbwira yuko nkwiriye kubitangaza abantu bose bakamenya umugambi w'Imana muri iyi manda. Ndibaza ngo ibi bintu mbonye ni ibiki wa Mana we. Lompe sope shise fine. Ngiye kumva numva marayika w'Imana twaganiraga muri iryo yerekwa arambwira ngo tambutse iyi message abantu bose bayumve, ubabwire ngo ibintu bikomejwe n'abantu rero hari igihe umuyaga ubisenya. Ibintu bikomejwe n'abantu rero hari igihe imvura ibisenya. Ibintu bikomejwe n'abantu hari igihe abantu babisenya. Nuvuga ngo hari igihe umuntu ajya muri korari, iyo korari akayibera na dirija. Imana irambwira ngo utangaze iyi message, wabwire ngo iyi message umuntu wese akimara kuyumva ayisasabirize mugenzi we, kugira ngo n'ubundi ubu butumwa buri muri iyi message bugere ku muntu wari we wese. Imana rero ibafashe, ihumugisha wowe ugiye gusasabiriza iyi message kuri mwene so, ukayigeza kuri bagenzi bawe, ukayinyuza muri ya magurupe, ukayigeza kuri babavandimwe bawe bari mu gihugu runaka. Imana iguhumugisha. Ikirenze kuri ibyo ngibyo naba ngiye kubeshyera Imana. Ngiyi message Imana yampaye, kandi mbonereho kubwira abantu ibyo yavuze ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, amasezerano yadusezeranyije Imana ije kuyasohoza. Yewe nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ujye upfuka musenga Imana. Erega hari abadayimoni nabonye mwiyerekwa, mbona abadayimoni bangana nk'inzuki bazimagije ikirere. Ngiye kubona mbona abo badayimoni. Uyu ni wa mwanya rero ngiye gutambutsa message wampaye. Iyi message izagera ku banyarwanda bari mu gihugu hagati, izagera ku barundi bumva ururimi rwacu, igere ku bakongomani, igere ku bari muri Uganda, Tanzania, muri Kenya, Malawi, Somalia, abari Zimbabwe, Zambia, abari Centrafrica, Afrika y'Epfo. Abo bose mwami turasenze kugira ngo iyi message izabashe n'ubundi kugira umumaro mu mitima yabo, kandi Uwiteka Imana izabe umugisha ku muntu wese uzabasha n'ubundi kuyumva. Ari abari hakurya y'amazi, ku mugabane wa Aziya, Amerika, Australia, Uburayi, aho hose iyi message aho uzashima yuko igera. Ariko kandi wongere ubwire abantu bansuzuguye, ubabwire ngo buriya hari gukora icyaha ukacyongeraho ikindi cyaha. Nigeze mbona ubwicanyi mu gihugu cya Kongo. Nanjye rero Imana yamaye ubutumwa ngeza ku bantu bayo, ariko irambwira ngo ubu ni ubutumwa n'ubuhanuzi bwihuse, n'ubuhanuzi bw'ibintu bigiye kuza byihuse kandi muri bubone vuba. Imana idufashe cyane. Nibwo buryo rero nabonaga ndi mwiyerekwa, mbona hari abantu. Nigeze mbona umugabo w'umusirimu bamufasha asambana, ariko uburyo yafashwemo yaje gusambanya indaya. Noneho amaze gusambana n'iyo ndaya, biba ngombwa yuko ya ndaya mwambura amafaranga. Agize ngo aravuga, inteko ziba zirahuruye. Ngiye kubona mbona iryo jwi ryavugiraga mu ijuru ryumva, ariko nitegereza nkabona n'uwo mugabo uteze ibiganza. Nuko ngiye kumva numva
iryo jwi rirambwira ngo basomere ijambo riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ineza y'Imana izagusanga aho mu Bubirigi, ineza y'Imana izakugeraho aho uri hose, ineza y'Imana izagusangayo. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo uko Yosefu yagiye muri Egiputa akajya mu gihugu kitari icyabo, ariko ineza yanjye ikamusanga ikamukurikirana. Imana irambwira ngo ubwo igiye kugirira neza abantu bayisenze, abantu bayubashye, abantu birinze, abantu bitondeye kurinda amasezerano yayo, Imana irambwira ngo niko nuri mu gihugu cyo hanze, ineza y'Imana izamusangayo. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru irongera irambwira ngo utangaze iri tangazo. Nanjye rero Imana yamaye ubutumwa ngeza ku bantu bayo, ariko irambwira ngo ubu ni ubutumwa n'ubuhanuzi bwihuse, n'ubuhanuzi bw'ibintu bigiye kuza byihuse kandi muri bubone vuba. Imana idufashe cyane. Nibwo buryo rero nabonaga ndi mwiyerekwa, mbona hari abantu kandi umucyo mwana w'intama umusugi nzawinjiramo, nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatage ibyago, kandi umucyo umwana w'Imana yo umusugi nzawinjiramo. Kongeye kugira umugisha wo kuboneka ku makuru y'Ijuru TV. Imana ishimwe kubwo uyu mwanya iduhaye. Turashimira umugabo ukomeye kurusha abandi bagabo bose. Wakwibaza ngo mbese uwo mugabo ninde, jina lake ni nani? Ariko izina rye ni Yesu, jina lake ni Yesu. Uwo nguwo ni namba 1 mu bagabo bose bo muri iyi si, ndetse n'ifura mu byaremwe byose, kuko ntawamubanjirije. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyaremwe byose ni nawe wabiremye. Imana ishimwe. Niwe jambo ry'Imana. Hari abatamwemera, ariko njyewe ndamwemera kandi nzamunambaho. Tuzi neza yuko hari benshi batajya baha agaciro iri zina rya Yesu, ariko Bibiliya, ijambo ry'Imana iratubwira ngo niba turiho kubw'umwami, kandi ngo niba dupfa kubw'umwami. Ni Pawulo wanditse iryo jambo agaragaza yuko nta muntu uriho kubwe, ahubwo turiho kubera Imana. Turashimira Imana. Twaraye tuvuye mu matora y'umukuru w'igihugu cyacu, kandi twarayasengeye. Twishimiye ibyavuye muri aya matora, kuko birashoboka ko hari ababa batabyishimiye, ariko ibyo ni ibyabo. Ariko twebwe twishimiye ibyavuye muri aya matora, kandi twarayasengeye. Imana yacu rero ishimwe cyane. Maze iminsi isenga Imana, ndi mu masengesho arangizanya no ku kwezi kwa 7, ariko iri joro Imana yasanze irambwira ngo reka muhereze ubutumwa ugeza ku bantu banjye, bamenye ibigiye kuba muri iyi manda n'ubundi ya Perezida Paul Kagame, nk'uko twamwitoreye n'ubundi, kandi tukamutora nk'umuyobozi ukwiriye kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana rero yanyeretse ibintu bitandukanye, imbwira yuko nkwiriye kubitangaza abantu bose bakamenya umugambi w'Imana muri iyi manda
irimwo urusaku rw'abenshi hirya no hino muri iyi manda, irimo amagambo atari makeya hirya no hino mu bantu batandukanye, ariko twebwe nk'abanyarwanda turashimira Imana kuko ikiduhagazeho. Muririmbyi w'194 yararirimbye ngo Imana niyo ikurinda ibibi byose iteka, ngo Imana niyo irinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza none n'ibihe bidashira. Iyo tubonye nk'abanyarwanda turyamye tukabona burakeye nta rusaku rw'amasasu, ibyo tubishimira Imana. Iyo tubonye bukeye tukabona burije nta rusaku rw'amasasu muri iki gihugu cyacu, ibyo tubishimira Imana. Hari benshi batajya babibona, ariko umuntu wamenye Imana abasha kumenya ko burya byose biba byakozwe n'Imana. Imana rero ishimwe cyane, yaduhaye ubuyobozi bwiza, kandi mu gihe cyacu Imana yashimye yuko aba bayobozi batuyobora, kandi wabyemera utabyemera, Bibiliya iravuga ngo nta butware butavuye ku Mana cyangwa se butava ku Mana. Hari abantu rero ujya usanga abantu bavuga amagambo menshi ngo ibi nibi ngo nitubyishimiye, ngo ibi nibi, ariko menya neza yuko kuva isi ibayeho kugeza aho izarangirira, Imana ifite ukuntu iba yaragiye ipanga ibintu. Izi umuyobozi ugomba kuyobora muri iki kinyejana, abayobozi bagomba kuyobora muri iki kinyejana, ibizi abazabasimbura, ibizi ukuntu ibintu byose bigomba kugenda bikurikirana kandi byubakitse. Bityo rero abantu rwose ndabasaba bajye bagabanya ikintu bita amagambo, ahubwo nibura abantu bige gusenga Imana. Kandi icyo namenye nuko nta kindi kintu duharanira muri iyi si, tukiri muri iyi si. Salomo yaravuze ngo nta kindi kinezeza umuntu ni ukurya no kunywa no kwambara, ariko ibyo ngibyo wabibonye ukabibonera mu rusaku ntacyo byakumarira. Hashimwe Imana rero ikiduhaye amahoro, kandi hamwe no gusenga tuyifitiye icyizere. Hari byinshi cyane biba birungarunga, biba bishaka kutubuza umutekano, ariko ni ukuri Imana ikaturinda tukabona burakeye kandi burije. Haleluya. Imana yacu rero ni ishimwe. Njya nkunda kuvuga ngo umuntu wese yubahe uyu mugabo ukomeye cyane kurusha abandi. Wakwibaza ngo mbese uyu mugabo ninde? Jina lake ni nani? Ariko izina rye ni Yesu. Jina lake ni Yesu. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo ni number 1 mu bagabo bose, kandi ni ukuri ntawe uzamusimbura. Haleluya. Uwo nguwo niwe uvuga ngo baho ukabaho, yavuga ngo nguhaye ubuzima ukagira ubuzima, yavugana nawe wari wumva wihebye ukumva umutima wawe wongeye kuzura ihumure. Haleluya. Ukumva ibyiringiro birongeye bije muri wowe. Imana yacu rero ni ishimwe cyane. Ku batanzi, amazina nitwa Munyarubuga Vedaste, mfite umugore n'abana 3, n'ubundi ndi umunyarwanda, kandi ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, nkaba n'umuhanuzi w'Imana nk'uko Imana yabishatse. Bityo rero twihuse, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo tubagezeho iby'Imana yaduhaye kubagezaho. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana Adonai, uri Imana Jehova Rafa, uri Imana ihambaye, ntawe uhwanye nawe. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera, ntawe ukuvuguruza. Icyo wanditse ntawe ubasha kugisiba, kuko mwami urakomeye kurusha
abagabo bose bo mu isi urakomeye kurusha intwari zose zo mu isi, nta munyabwenge uhwanye nawe, ndetse mwami ni ukuri uri uwo kwiringirwa kandi uri uwo kwizerwa. Uyu ni wa mwanya rero ngiye gutambutsa mesaje wampaye. Iyi mesaje izagera ku banyarwanda bari mu gihugu hagati, izagera ku barundi bumva ururimi rwacu, igere ku bakongomani, igere ku bari muri Uganda, Tanzania, muri Kenya, Malawi, Somalia, abari Zimbabwe, Zambia, abari Central Africa, Afrika y'Epfo. Abo bose mwami turasenze kugira ngo iyi mesaje izabashe n'ubundi kugira umumaro mu mitima yabo, kandi Uwiteka Imana izabe umugisha ku muntu wese uzabasha n'ubundi kuyumva, ari abari hakurya y'amazi, ku mugabane wa Aziya, Amerika, Australia, Uburayi, aho hose iyi mesaje aho uzashima yuko igera mwami izubaka imitima ya benshi, izakomeza abadakomeye, kandi abantu bawe bazarusheho mwami gushima izina ryawe, banezerererwa izina ryawe. Urakoze Mana yo kwizerwa, ngaho bana natwe mu mwanya tugiye kumara dutambutsa iyi mesaje, kandi Uwiteka Imana ni ukuri byose ubikore nk'Imana, ubikorere kwibahisha, undinde kugabanya cyangwa kongera, ahubwo umwuka wawe wera aba ari unkoresha kuva nangiye kugeza ubwo ndi busoze, kandi ngewe mbe mikoro aba ari wowe uvugira muri iyo mikoro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze Mana, ndagushimye. Ngaho ibyo ushima n'ibyo ukunda naba ari byo bibaho nk'uko bibaho mu ijuru, bisabye Imana nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Igitabo cy'Itangiriro turasoma igice cyaho cya 41 umurongo waho wa 32. Haranditse ngo, kandi icyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri, nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Amen. Turasomye ijambo ritubwiye ngo, kandi icyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri, nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi bizasohora vuba. Imana ishimwe cyane. N'ubundi Imana yampaye ubu butumwa, ariko intego y'ubu butumwa irimo kuvuga ngo byakomejwe n'Imana, irimo kuvuga ngo byakomejwe n'Imana. Hari ibikomezwa n'abantu ariko umuyaga waza ukabihirika. Haleluya. Hari ibikomezwa n'abantu, imashine katerepurari zaza zikabihirika. Berutse kubona akantu kuri TikTok, mbona imashine ya katerepurari irimo gusenya inzu nziza ya kadasiteri ifite ibatiri ikomeye. Mbona mu minota nk'itatu inzu wari utamenya yuko n'ubundi yigeze kuba inzu. Urumva nuko ibyo byubatswe nande? Byubatswe n'abantu. Nuko byakomejwe nande? Byakomejwe n'abantu. Bashyizemo sima, bashyiramo amabeto, barabikomeza. Na sheropande barazikomeza, ariko katerepurari ikubisemo y'amenyo rimwe, ibintu byose bihita bigirute, bihita bisenyuka, kubera yuko byakomejwe nande? Byakomejwe n'abantu. Ibintu bikomejwe n'abantu rero hariho igihe umuyaga ubisenya. Ibintu bikomejwe n'abantu rero hariho igihe imvura ibisenya. Ibintu bikomejwe n'abantu hariho igihe abantu babisenya. Ni ukuvuga ngo hariho igihe umuntu ajya muri korari, iyo korari akayibera na dirija, yewe akayikomereramo amatora yaba, ukabona wa muntu bamugize perezida wa korari, cyangwa se bamugize dirijante wa korari, cyangwa se dirija wa korari, ariko nibura bakaba bamutoreye amafaranga afite, cyangwa se bakamutorera ijwi ryiza afite, ariko Imana ireba ikavuga ngo nubwo uriya muntu ayoboye iriya korari, ntabwo ari njyewe,
n'ubundi umuhaye uriya mwanya. Noneho kubera yuko bikomejwe n'abantu bidakomejwe n'Imana, mu kanya gatoya yashyiraho itegeko abaririmbyi bakamusuzugura, yarangiza akavuga ati rero n'iki gikorari ntabwo ibikiri korari, agatangira kuvuga ngo n'iki gikorari n'ubundi ndacyihoreye, n'ubundi muzakiyoborere. Ugasanga ya korari arayitaye kubera yuko nyine byakomejwe n'abantu. Hari ukuntu umuntu abaho akabasha n'ubundi gukora ibintu, akajya muri banki akaka inguzanyo, akavuga ati uko biri kose ngenza umubare, kandi n'ibintu by'imibare narabyiza cyane, byange bikunde aya mafaranga ninyakoresha umushinga byanga bikunda nzanunguka. Ukagenda ugafata miliyoni 15 muri banki, noneho undi nawe Imana ikamubwira ati nta gishoro ufite, genda waka inguzanyo ya miliyoni, n'ubundi nzaguha umugisha. Wenda abo bantu urumva baranaganira, umwe agiye yishingikirije ku bitekerezo bye, undi abigiyemo yishingikirije kuyo yavuganye nayo. Wajya kubona ukabona wa muntu wa miliyoni 15 zirahiye, wajya kubona ukabona wa muntu wa miliyoni 1 ukabona ageze kuri 15, wajya kubona ukabona ageze muri miliyoni 20 ukabona abaye umukire. Wajya kubona ukabona wa wundi wari watangirije miliyoni 15 arahombye. Kubera iki? Uriya yishingikirije ku bwenge bwe, yishingikiriza ku buhanga bwe, ariko undi yishingikiriza ku Mana. Imana irangije irabikomeza. Haleluya. Turi ku ijambo rikuvuga ngo byakomejwe n'Imana. Impamvu ingo muri iyi minsi ziri kubakwa hashira iminsi 2 zigasenyuka, burya wikwibaza ngo mbese ni ibiki byateye muri iki gihe. Ibintu byinshi biri gukomezwa n'abantu, ntabwo biri gukomezwa n'Imana. Kubera yuko ndatanga urugero, umudamu umwe yaje gusabwa, noneho hari icyo bita avance buno kigezweho. Niba umusore ari gusaba umukobwa akavuga ati nge ntabwo nabasha n'ubundi kubana n'umukobwa ntabashije gusogongera, noneho bagasambana ariko bataragasezerana. Uwo musore rero n'uwo mukobwa baza kuryamana, noneho bakimara kuryamana wa musore amutera inda. Bageze igihe cyo gushyingirwa, bashyingirwa inda n'ubundi imaze kugera mu mezi 5. Urukumva ko yari nkuru, ariko umukobwa akagerageza uburyo bwose bwo kuyihisha. Bakimara gushyingirwa rero bigira inama, aravuga batumva, ubwo iyi nda n'ubundi uyifite reka tuyikuremo, nitumara kuyikuramo turaba tuzimanganyije ibimenyetso, kuko n'ubundi baduhagarika mu itorero. Mu itorero baduhagarika. Barangije bajya inama yanda bayikuramo. Bamaze kuyikuramo bategereza ko bongera gusama, cyangwa se umudamu ategereza ko yongera gusama, n'ubundi biranga. Umwaka umwe urashira, 2 irashira, 3 irashira, abona 7 irashize. Arangije aravuga ati ariko se ibi ni ibiki? Kandi ubwo yagerageje kujya mu baganga bakamubwira ko ari muzima. Arangije ahamagaza abakozi b'Imana ngo bamusengere. Imana irangije ibwira abakozi b'Imana ngo aba bantu nta mwana nzabihera kubera icyaha bakoze bakimara gushyingirwa.
urumva buriya hari ugukora icyaha ukacyongeraho ikindi cyaha. Nigeze mbona ubwicanyi mu gihugu cya Kongo, mbibona kuri izi mbuga, aho umuntu yica umuntu yarangiza noneho agafata n'umurambo akawukubita kandi yamaze kumwica. Buriya mu rukiko rukata ibyaha hari uguhanirwa kuba wishe, ariko ukongera ugahanirwa no gushinyagura. Urumva umuntu wamwishe none uri no kumukubita, gushinyagurira umurambo, ibintu ni bibiri. Noneho rero Imana yangije avuga ngo nta mwana nzabihera kubera icyaha mwakoze. Nyamara nubwo bari barasambanye, iyo bemera uriya mwana akabaho, barangiza bakagira ute, wenda nubwo babahagarika ariko bakazasaba imbabazi, kuko n'ubundi natwe twibesherejweho na mbabarira y'Imana. Hari abantu rero bakora icyaha bakakigerekaho ikindi, bakongera bakagerekaho ikindi, bakagerekaho ikindi, bakagira nka etaje igerekeranye, bakumva ntacyo bibabwiye. Ariko uko ugereka icyaha ku kindi ukabigira nka etaje y'ingerekerane, uko niko urushaho kwikururira umwaku no kwikururira umujinya w'Imana. Imana rero idufashe cyane. Noneho urumva urugo rwabo rwabayeho, babaho nta mwana bafite kubera yuko ibyabo bitakomejwe nande n'Imana. Ariko iyo biza gukomezwa n'Imana, bari kubyara, bari guheka, bari gukikira nk'abandi babyeyi. Nuvuga ngo rero intego turiho ni intego iriho ngo byakomejwe n'Imana. Akandi gace ka kabiri kari kuvuga ngo kandi izabisohoza vuba. Niba ibyawe byarakomejwe n'Imana, Imana akaba ariyo yabikomeje, ndimo nkubwira ngo izabisohoza vuba. Aleluya. Noneho rero ugasanga umusore n'umukobwa barakundanye, bamara gukundana ugasanga baravuze bati rero reka n'ubundi nubwo twakundanye gutya, n'ubundi turyamane, n'ubundi nitumara kuryamana, n'ubundi nta wundi ni wowe tuzabana. Ndavuga ibintu biriho. Wa musore yamara kuryamana na wa mukobwa agahita mukata ati nta gihe mfitanye nawe, umukobwa agasigara mu gahinda. Wa musore nawe akagenda akajya kurambagiza undi mukobwa. Wa mukobwa yajya kubona akabona bakoze ubukwe n'undi kandi barakundanye, kandi wa undi bararyamanye, rimwe na rimwe akanamutera n'inda. Tujya tubibona batuzanira ibyifuzo bati rwose gutya njyewe ncumuzwa n'umuhungu wanteye inda. Nuko wajya kubona ukabona rwa rugo rurasenyutse. Urukumva rwa rugo rurasenyutse kubera iki? Cyaha cya wa mukobwa yahemukiye gikomeje kumugendaho. Wa mukobwa nawe aheza iwabo, ari kuririra, ahangayikishijwe n'uburyo wa mwana azabona mituweli, n'uburyo wa mwana azabaho. Urukumva ari gucumurira kuri wa muhungu basambanye wamuteye inda. Wa mukobwa wabyaye nawe nta wundi mukunzi azabona, kuko n'ubundi cyake ubwo babonye ko ari indaya. Ubwo urumva ari uriya mukobwa nta mahoro afite, n'uriya mugabo nawe nta mahoro afite. Kubera iki? Ni ingaruka y'icyaha. Kubera iki? Ntibyakomejwe n'Imana. Nerutse kugera mu rugo rw'abageni, mbona banditseho akantu kari kuvuga ngo urwubatswe n'Uwiteka ntiruhuhwa n'umuyaga. Muri iyi minsi impamvu ingo nyinshi ziri gusenyuka nuko zitakomejwe n'Imana, ariko urugo rwakomejwe n'Imana n'ubundi rurakomera. Ikintu cyose gikomejwe n'Imana kirakomera. Tutavuze ibintu byinshi, turi ku intego iri kuvuga ngo byakomejwe n'Imana
kandi izabisohoza vuba. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 41 ku murongo wa 32, aho dusomye ijambo ritubwiye ngo kandi cyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri, nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Iri jambo ryavuzwe n'umugaragu w'Imana witwa Yosefu. Uyu Yosefu ni mwene Yakobo, inkomoko y'umuryango w'Abisiraheli. Yakobo mwene Isaka mwene Aburahamu, sogokuruza w'abizera bose. Nukuvuga ngo rero uyu Yosefu ni umwe mu bantu bakundaga Imana, kandi ni umwe mu bantu bagiriwe n'Imana neza, cyangwa se bagiriwe ubuntu n'Imana akiri umwana. Imana ikajya imusanga akarota, ikamumenyesha amakuru y'ibizamubaho mu gihe cy'ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Njya nkunda kubwira abantu ngo burya umuntu witwa ko ari umurokore, umuntu witwa yuko yubaha Imana, yagakwiriye kuba yibitseho amakuru, nibura akavuga ngo mfite amakuru y'ibihe biri imbere, mfite amakuru y'ibihe bizaza, mfite amakuru y'icyo Imana yambwiye. Iyo ufite amakuru ntabwo unyeganyezwa n'ibibonetse byose. Ari igihe umuntu atambutse ubutumwa, ndatanga urugero nk'ubu Yesu turamwemera, ariko hari abantu batamwemera. Urugero nk'Abayisilamu ntibemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Noneho hari igihe uvuga ubutumwa nk'ubu bwo kwamamaza Yesu, umuntu akakuregera akagukubita ubuhiri bw'ibitugu cyangwa se inkoni y'ibitugu, ya nkoni ikakubabaza ariko ukihangana. Nimvuga inkoni y'ibitugu, hariho igihe uvuga ubutumwa, wasoma muri komenti ugasanga bamwe bafashijwe, ariko hakavamo umuntu umwe Satani akamukoresha, akamubwira ati andika iri jambo, ku buryo iryo jambo iyo umaze kurisoma utibitseho amakuru y'Imana yavuganye nawe, cyangwa se ibyo urimo bidakomejwe n'Imana, ukaba wahita uvuga ati Imana ibi ngibi ndabyihoreye. Ariko hari igihe dusoma komenti ugasanga abantu bagiye bagutera amabuye, ugasanga abantu bagiye bakuvutura inkoni z'ibitugu, ugasanga abantu bagukubise ishize amatwi, ariko muri komenti, ariko ibyo ngibyo ukabyihanganira, ukavuga uti nta kundi, ibi nabyo bigomba kubaho. N'abatubanjirije barakubiswe, n'abatubanjirije barafunzwe, n'abatubanjirije barishwe. Ba Stefano bari buzuye ubuntu bw'Imana n'Umwuka Wera, bakoraga ibitangaza mu bantu, ariko Imana ikabyemera, n'ukuri bagaterwa amabuye bagapfa. Ba Yesaya bari abahanuzi b'Imana, Imana ikabyemera, bagakereshwa inyero, ibyabo bikarangira. Ba Petero, ba Yohana, ikabyemera, n'ukuri bagakarangwa mu ngunguru z'amavuta. Ukavuga uti none niba muri komenti baneye ibuye rigakubita n'ubundi mu mutwe, ndagushimira yuko undinze mu cyico. Ubundi Satani aturasa buri munsi, ariko Imana ikaturinda mu cyico. Kakanu ntabwo ukumvise nshuti yanjye, Satani aturasa buri munsi, ariko Imana ikaturinda mu cyico. Yaba Imana itararinze mu cyico, Satani aba yaraturangije. Hari igihe uva gusenga, ukava gusenga wumva amavuta ari kujojoba, wagera mu rugo ugasanga Satani yagiye mu bana, agakoresha ba bana ibidakorwa kugira ngo n'ubundi akubitire mu cyico, uvuga uti ntabwo ari Imana nasenze.
ariko ukavuga uti uko biri kose reka nihangane, amayeri ya Satani ndayazi, ari kugira ngo n'ubundi amenere amavuta. Ubwo aho ukarushaho kongera ukavuga ati Imana nkomeza. Noneho iyo ibyawe bitakomejwe n'Imana uhita uvuga uti ibi ntabwo nabishobora, ibi ntabyo ndimo, nta kujya njya gusenga, n'ubundi abana bakanesha umutwe, ugafata imyanzuro. Iyo myanzuro tujya tubona abantu, ugasanga umugore yishe umugabo, ugasanga umwana yishe se, ugasanga umubyeyi yishe umwana we, ugasanga umuntu yishe umuturanyi we. Kubera iki? Ni ukubera yuko ibyarimo ntibyakomejwe n'Imana. Ariko iyo byakomejwe n'Imana, ijwi ry'Imana rirakubwira ngo reka kwihorera, ahubwo reka Uwiteka azaguhorera. Imana ishimwe. Haleluya. Turi ku ijambo rikuvuga ngo byakomejwe n'Imana kandi bizasohora vuba. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo uyu Yosefu rero nawe yaje guhura n'amabuye akomeye cyane. Bene se bamutera amabuye, bamugirira ishyari, baravuga ngo reka tumwice turebe aho inzozi avuga zizanyura. Ariko nta kintu kibasha guhindura umugambi w'Imana. Bigera ku rwego Yosefu yaje kugurwa amafaranga, ajya muri Egiputa, ajya kuba umugaragu kwa Potifari, igisonga cy'umwami. Agezeyo nyirabuja aramwifuza ngo basambane, ariko Yosefu arwana intambara yo kwirinda icyaha. Haleluya. Haravuga ati umva, nubwo ndi umugaragu mw'uru rugo, ntabwo nakora icyaha cyo kugahisha Imana yanjye. Ubu ngubu Imana ijya yitegereza ibyaha bikorerwa mu mabiro, ikitegereza ibyaha bikorerwa mu mabotike, ikitegereza ibyaha bikorerwa mu mabara, ikitegereza ibyaha bikorerwa mu mageto, ikitegereza ibyaha bikorerwa mu mazu y'abantu, ikitegereza ibyaha bikorerwa mu bihuru, ikitegereza ibyaha bikorerwa mu mihanda, ikitegereza ibyaha bikorerwa n'ubundi mu makabari, ikitegereza ibyaha n'ubundi bibasha gukorerwa hirya no hino. Imana ikabyitegereza, ikabyitegereza iri mu ijuru. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka yuko ibyawe bikomezwa n'Imana, ujye utinya Imana kandi utinye icyaha. Umenye ko burya icyaha cyagukoza isoni, uwo waba uri we wese, waba ukomeye cyangwa woroheje. Icyaha gikoza umuntu isoni neza, akamwara kandagara. Nigeze mbona umugabo w'umusirimu bamufasha asambana, ariko uburyo yafashwemo, yaje gusambanya indaya. Noneho amaze gusambana n'iyo ndaya, biba ngombwa yuko ya ndaya imwambura amafaranga. Agize ngo aravuga, inteko ziba zirahuruye. Ngiye kubona mbona inteko zimugoneyeho yambaye ubusa, mbona wa mugabo arasebye. Ndavuga ni Imana ushimwe, we wamaye agakiza, kuko icyaha gikoze isoni amoko yose. Erega uretse no kuvuga ngo abirinze ibyaha bazabona n'ubugingo buhoraho, niyo umuntu yirinze ibyaha akiri mu isi, burya agira amahoro. Kuko buriya umuntu wirinze ibyaha, none se utagiye kwiba, utagiye kurenganya mugenzi wawe, utagiye gutukana, utakoze icyaha, mbese uragira ngo ninde wakugirira nabi? Mu by'ukuri Bibiliya ivuga ngo naho babagirira nabi, ariko ngo muzihangane, kuko niyo bakugirira nabi, iyo wavuganye n'Imana ukaba uri mu buntu bw'Imana, ibyawe bigakomezwa n'Imana, urihangana kandi ukumva nta n'icyo bikubwiye. Yosefu rero yaje gukundwa na nyirabuja, akifuza ko basambana, ariko arabyanga. Bigeraho nyirabuja amufungisha, ajya muri gereza. Ageze muri gereza, Imana ibana nawe, asobanura inzozi z'abagabo babiri bari bafungiye muri gereza. Umwe yagombaga gupfa, undi agataha agasubira ku mirimo ye. Abwira wari ugiye gutaha ngo nugera ibwami uzanyibuke, n'ubundi nubwo ndi muri gereza ndarengana. Ariko wa mugabo amaze gutaha avuye mu nzu y'imbohe,
ntabwo yigeze yibuka Yosefu, ariko Imana yavuganye na Yosefu ntabwo yigeze imwibagirwa. Imiryango wavutsemo yarakwibagiwe, ariko nshuti yanjye ntabwo Imana yakwibagiwe. Nabo wagiriye neza barakwibagiwe, ariko ndi kukubwira ngo Imana ntabwo yakwibagiwe. Ndi kukubwira ngo abaturanyi muturanye barakwibagiwe, ndetse bamwe wagiye ubagirira neza barakwibagirwa, ariko Imana ntabwo yakwibagiwe. Ahubwo turi ku ijambo riri kuvuga ngo byakomejwe n'Imana izabisohoza vuba. Nibwo buryo rero Yosefu yabaye muri gereza, ariko igihe kiragera Farawo aza kurota inzozi, ahamagaza abanyabwenge be ngo bazisobanure, birabananira. Ahamagaza abapfumu ngo wenda ababaze impamvu y'izo nzozi, birabananira. Ariko wa mugabo, kuko igihe cyo gutabarwa kwa Yosefu cyari kigeze, wa mugabo aza kubimenya, ngo aza kuvuga ngo nyamara nubwo inzozi zawe zananiye aba bose, hari umugabo wadusobanuriye inzozi turi muri gereza, n'ubundi kandi ibintu yadusobanuriye byose niko byasohoye. Uwo mugabo uramutse umuzanye yagusobanurira inzozi zawe uko zimeze. Nibwo buryo rero batumye kuri Yosefu ari muri gereza, bamukuza mu nzu y'imbohe. Bibiliya avuga ngo baramwogoshesha, bamuzana imbere y'umwami Farawo. Farawo amubwira inzozi yarose, Yosefu arazisobanura, ariko mu buryo bwo kuzisobanura niwe yaje kuvuga iri jambo dusomye ngo kandi icyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi bizasohora vuba. Hari iby'Imana yari yeretse Farawo muri izo nzozi, kandi biri ngombwa yuko bigomba gusohora vuba. Nanjye rero Imana yamaye ubutumwa ngeza ku bantu bayo, ariko irambwira ngo ubu ni ubutumwa ni ubuhanuzi bwihuse, ni ubuhanuzi bw'ibintu bigiye kuza byihuse kandi muri bubone vuba. Imana idufashe cyane. Nibwo buryo rero nabonaga ndi mwiyerekwa, mbona hari abantu bicaye ku izuba ryinshi cyane, izuba ryabakaranze, barimo bataka ngo Mana turazira iki, ko twagukoreye, ko twasenze, ko wavuganye natwe, ariko none ibyo wavuganye natwe tukaba twarabibuze. Mana twarasenze, amasengesho ashoboka n'adashoboka, none Mana rwose kubera iki waduta, kubera iki watwibagirwa? Ariko ubwo bari barimo bavuga gutyo, babwira Imana gutyo, bayibutsa amasezerano, niho ijwi ry'Imana ryambwiye ngo rambura Bibiliya yawe usome igitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 31, usome uyu murongo wa 23 nk'uko wa 32 nk'uko tubisomye muri iki gitabo. Noneho rero narakavuga kuri iri yerekwa, Yosefu amaze gusobanura inzozi za Farawo, Farawo yahise amwegurira igihugu. Iby'Imana yavuze kuri Yosefu birasohora. Ntabwo ushaka kwinjira muri detail y'ibindi bintu n'ibindi. Kuri Yosefu Imana yahise isohoza iki? Amasezerano. Mbone rero kukubwira woneza amatwi ku Makuru y'Ijuru TV, uri umunyempano, nta kazi ufite, ariko Imana yakugira icyizere ikaguha impano zayo. Yubahe, ukiranuke, wirinde guhanura ngo iravuze kandi itavuze, ahubwo niwumva Imana ikubwiye ngo vuga uvuge, kandi ugendane nayo. Ni ukuri iyaguhaye izo mpano, wumve ko ari ubutunzi bukomeye cyane Imana yaguhaye. Kuko muri aba bantu bari bicaye kuri iri zuba ngarutseho muri iri yerekwa, nabonaga harimo abahanuzi, harimo abanyempano, harimo abanyamasengesho, harimo abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abapasiteri, harimo abantu batandukanye, ariko mbona ari abakozi b'Imana. Ngiye kubona mbona umuntu araje yambaye imyenda yera. Ngiye kubona mbona arababwiye ngo mwese nimuve hano hantu muri, muze mbereke aho mujya. Nabonaga igiti kinini cyane gifite amatabi impande zose. Ngiye kubona mbona arababwiye ngo ngaho nimwicare hano. Mbona bicaye munsi ya cya giti
cyagabye amashami hirya no hino. Noneho cya giti bari bicaye munsi yacyo, ngiye kubona mbona rya zuba ryabiciraga hantu bari bicaye ntiryongeye kubica. Twibuke ko Zaburi ya 91 ivuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Bishatse kuvuga ngo abantu basenze Imana bari kwicirwa n'izuba mu bigeragezo cyangwa se mu butayu, bagiye guhama mu gicucu cy'Imana ishobora byose. Ngiye kubona mbona cya giti, kwa kundi umuyaga uhuha, nabonaga hari akayaga kari kujya gahuha. Noneho wa muyaga wahuha mu kigwi cyo kugira ngo amababi amanuke, kuko iyo umuyaga uhushye mu giti ari gihe ubona amababi arimo kuguruka cyangwa se akamanuka. Noneho najya kubona nkabona cya giti kiri kumanura imbuto ziribwa ariko zitandukanye. Nabonaga havamo imyembe, havamo amavoka, havamo amapera, havamo za pome, havamo mbese imbuto zitandukanye. Nk'uko tubizi havagamo imbuto zitandukanye, nkabona harimo n'imbuto ngewe nanazi. Nuko ba bantu bagafata kuri za mbuto bakarya. Ngiye kubona mbona bamwe bari guhereza Imana icyubahiro. Noneho ngiye kubona mbona cya giti kiri kujya kimanuka, ka kayaga kahuha hakavamwo amababi, ya mababi akagwa hagati muri ba bantu bari bicaye munsi ya cya giti. Ya mababi yagera imbere yabo agahinduka amafaranga. Ndibaza ngo ibi bintu mbonye ni ibiki wa Mana we? Lompe sope shise fine. Ngiye kumva numva marayika w'Imana twaganiraga muri iryo yerekwa arambwira ngo tambutse iyi message abantu bose bayumve, ubabwire ngo umuntu wese wavuganye n'Imana, haleluya, umuntu wese wibitseho nzakugirira neza y'Imana, nzagutabara mwana wanje. Umuntu wese wibitseho nzagusetsa mwana wanje. Umuntu wese wibitseho nzakugirira neza mwana wanje. Imana irambwira ngo kuri iyi manda Perezida wa Repubulika Paul Kagame yongeye gutorerwa kuyobora, Imana irambwira ngo ni manda. Imana igiye gusohoza amasezerano y'abantu bavuganye n'Imana. Ngiye kubona mbona eso peshise fine contraire. Imana irambwira ngo komeza urebe. Ngiye kubona mbona rutema ikirere ziri kwamama mu kirere. Ngiye kubona mbona abakozi b'Imana benshi bavuganye n'Imana. Mbona n'ubundi bari kugenda bajya mu bihugu kuvuga ubutumwa hirya no hino. Imana yera yo mu ijuru irambwira ngo dore hari Imana yahaye amasezerano yuko bazayivugira mu mahanga. Imana irambwira ngo kuri iyi manda abantu n'ubundi bagiye kuvuga Imana mu bihugu byo hanze. Imana irambwira ngo hari abantu yavuze ngo bazajya kwiga mu bihugu byo hanze babone buruse. Imana irambwira ngo n'ubundi kuri iyi manda itanze promosiyo y'abantu bagiye kwiga n'ubundi mu bihugu byo hanze, kandi n'ukuri izagirira neza. Imana yo mu ijuru irambwira ngo hari abantu bari mu nzego za gisirikari yagiye ivuga ngo izabaha promosiyo n'ubundi bajye mu bihugu byo hanze. Ngiye kubona mbona promosiyo ibonye benshi cyane. Ngiye kubona mbona abantu benshi n'ubundi barahabwa promosiyo barajya mu bihugu byo hanze mu nzego z'igisirikare no mu nzego za polisi. Ngiye kubona mbona hari abantu Imana yahaye amasezerano avuga ngo nzabaha n'ubundi kwicara ku ntebe z'icyubahiro. Ngiye kubona mbona abantu benshi bari abashomeri, ariko ngiye kubona mbona Imana ibicaje ku ntebe z'icyubahiro. Ngiye kubona mbona abantu benshi bahawe promosiyo, abantu benshi bari inzahare, n'ukuri nta byiringiro bafite. Ngiye kubona mbona Imana irabazanzamuye. Ngiye kumva numva marayika arambwiye ngo tangaza iyi message, kandi iyi message Imana irambwira ngo uyigeze ku bantu bose n'ubundi muri iki gitondo, bitavuze ngo ejo bundi cyangwa ejo bundi. Imana yacu nishimwe cyane. Nuko ngiye kubona mbona
abantu batagiraga ibyiringiro by'uko bazabonaho kuba, mbona abantu babonye amazu. Abantu batagiraga ibyiringiro by'imibereho y'ubuzima, mbona babonye imibereho. Imana irambwira ngo iyi manda ni manda Imana itanze promosiyo. Imana irambwira ngo dore harabona asezeranyije amamodokari. Ngiye kubona mbona abantu bari abakene, ngiye kubona mbona bicaye mu mamodokari yabo bwite. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo abona asezeranyije amazu ndayabahaye, abona asezeranyije amamodokari ndayabahaye, abona asezeranyije icyubahiro ndakibahaye, abona asezeranyije ubuyobozi ndabubahaye, abona asezeranyije kwiga mu bihugu byo hanze ndabibahaye, abona asezeranyije kujya kumvugira hanze ndabishohoje. Ijambo ry'Imana turiho, intego y'ubu butumwa iri kuvuga ngo byakomejwe n'Imana. Haleluya. Intego y'ubu butumwa iri kuvuga ngo byakomejwe n'Imana, ngo kandi ngo bizasohora vuba. Imana ishimwe cyane. Byakomejwe n'Imana. Yewe wa mukobwa we, yagusezeranyije urugo rwiza kuri iyi manda y'umusaza Paul Kagame. Imana yambwiye ngo n'ubundi igiye kugukorera ubukwe. Ndagira ngo nkubwire ngo kuri iyi manda n'ubundi y'uyu musaza n'ubundi twongeye kwitorera ngo atuyobore. Imana yambwiye ngo hari abasore igiriye neza, hari abakobwa igiriye neza, hari abagabo igiriye neza, hari abantu izanzamuye. Kandi nabonye abantu bahabwa promosiyo y'utuzi dutandukanye, cyangwa se kubona akazi mu gihe wabonaga nta nzira y'akazi, ariko ngiye kubona mbona abantu bahawe promosiyo. Abantu bari kubona akazi gatandukanye. N'utarize nabonye Imana itanga promosiyo n'umuntu utarize. Ni ukuri utari ufite ibyiringiro byo kuvuga ngo mbese nkanjye utarize nakora iki. Ngiye kubona mbona abantu bari kubona akazi ko gukora. Ngiye kubona mbona abantu rwose Imana ibagiriye neza. Numva shimye Imana, numva ndanezerewe, numva Imana iranejeje mu mutima wanjye. Haleluya. Ndavuga ni Imana ushimwe. Nahise senga ndapfukama ndavuga ni Imana, nanjye mubo wabwiye ibyiza nanjye ndimo. Nanjye Mana ndizera yuko ibyo wavuganye nanjye ugiye kubisohoza. Hari ibyo wavuze ku nzu yanjye, hari ibyo wavuze ku muryango wanjye, hari ibyo wavuze ku itorero, hari ibyo wavuze ku gihugu, hari ibyo wavuze ku bantu fasha gusengera. Nuko numva shimye Imana, ndavuga ngo Mana ushimwe. Kandi ikintu gikomeye cyane, Imana yambwiye ngo niba igiriye neza abantu bo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, Imana yambwiye ngo mbwire n'abanyarwanda bari mu bihugu byo hanze. Imana irambwira ngo nabo ntabwo ineza izagirira umunyarwanda uri hano mu gihugu hano hagati, uwubashye Imana uri mu gihugu hagati. Ineza y'Imana izanagusanga aho muri Amerika, ineza y'Imana izanagusanga aho mu Bwongereza, ineza y'Imana izagusanga aho mu Bubiligi, ineza y'Imana izakugeraho aho uri hose. Ineza y'Imana izagusangayo. Imana ishimwe. Imana irambwira ngo uko Yosefu yagiye muri Egiputa akajya mu gihugu kitari icyabo, ariko ineza yanjye ikamusanga ikamukurikirana. Imana irambwira ngo ubwo igiye kugirira neza abantu bayisenze, abantu bayubashye, abantu birinze, abantu bitondeye kurinda amasezerano yayo. Imana irambwira ngo niko n'uri mu gihugu cyo hanze ineza y'Imana izamusangayo. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru irongera irambwira ngo utangaze iri tangazo, ariko kandi wongere ubwire abantu bansuzuguye, ubabwire ngo ndi Imana ifuha. Abantu bafashe icyubahiro cyanjye bakagihindura ubusa. Imana igiye kunyereka, ngiye kubona mbona iyi nkoni mu kirere, mbona inkoni iramanutse, imanuka yikaraga. Ngiye kubona mbona irimo yikaraga, ngiye kubona mbona iguye imbere yanjye mwiyerekwa. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo iyi nkoni ubonye ivuye mu ijuru. Imana irambwira ngo imanuwe no kugirira neza abantu yavuganye nabo, ariko ngo imanuwe no gukubita indyarya zikomeje n'ubundi kwiyoberanya mu itorero no mu murimo wayo. Imanuwe no guhana, iyo nkoni imanuwe no guhana abantu n'ubundi basuzuguye Imana bakavogera icyubahiro cyayo, kandi bazi yuko n'ubundi Imana twizeye ari Imana nyakubahwa. Imana yacu nishimwe cyane.
niho nahise mpabwa iri jambo riri muri Zaburi ya 94. Reka turisome. Zaburi ya 94 umurongo waho n'uw'ikenda. Turasoma umurongo waho w'ikenda, dusome n'umurongo waho wa 10 ndetse n'uwa 11. Handitswe ngo yashyizeho ugutwi n'izumva, iyaremye ijisho ntizareba, ihanisha amahanga ibihano ntizahana, siyo yigisha abantu ubwenge. 11 haranditswe ngo Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. Ni ukuri Imana irambwira ngo hari abantu ngo hari abantu bicaye ku ntebe. Imana irambwira, kandi mwibuke intego y'ubu butumwa iri kuvuga ngo byakomejwe n'Imana kandi bizasohora vuba. Imana irambwira ngo umuntu uzi yuko yicaye ku ntebe, ariko iyo ntebe atarayishyizweho n'Imana. Irambwira ngo abantu bazi yuko bafite akazi. Imana irambwira ngo abantu bazi yuko bari mu makampani, ariko ibyo byose bikaba bitarakomejwe n'Imana. Imana irambwira ngo n'Imana ije gukomeza ibyo yubatse no guhirika ibyo itubatse. Aka kantu ndongera ngasubiremo. Imana yambwiye ngo ije gukomeza ibyo yubatse, nimara gukomeza ibyo yubatse noneho ihirike ibyo itubatse. Hari inyubako zubatswe n'abadayimoni mu bahanuzi, izo nyubako zirimo. Hari inyubako zubatswe n'ubwenge bw'abantu, hari inyubako zubatswe n'ibitekerezo by'abantu, hari inyubako zubatswe n'ibyo abantu bararikiye. Imana irambwira ngo ibitarubatswe n'abantu ibyo byose ije kubihirika, nirangiza ikomeze ibyo yubatse. Ijambo ry'Imana dusomye riratubwiye ngo iyashyizeho ugutwi n'izumva. Burya n'ayo magambo uvugira mu ibanga Imana irayumva. Hari korali nakunze cyane yaririmbye ngo humura mwene data, burya Imana irakuzi. ngo amasengesho wasenze ngo yose Imana irayumva, ngo nta n'isengesho itumva ngo niyo haba mu ibanga. Ibikorerwa mu mabanga ibyo byose Imana irabizi. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora gukora ibyaha ukabisigiririza ukica umuntu, ariko nukuri ukabisigiririza ukerekana yuko uri intungane, ukaba uri umurozi wamenyereye kuroga abantu, yewe ukica abana b'abandi mu rusengero. Yewe wabona umwana atambuka abura umusize ku munwa, ejo umwana akaba arapfuye, ukaba ufite imbaraga ukorana nazo, ukica abantu b'abandi ukabagira ibitambo. Ariko Imana yambwiye ngo ibyo byose bitakomejwe n'Imana. Imana ije kubinyeganyeza, kandi Imana irambwira ngo ije kubihirika. Imana yacu nidufasha cyane. Yewe muntu wavuganye n'Imana ufite amahirwe akomeye. Yewe nshuti yanjye ufite amahirwe akomeye. Yewe mugenzi wanjye ndagira ngo nkubwire ngo ufite amahirwe akomeye kuba inyubako yawe ikomejwe n'Imana. Wumve yuko uri umuntu ushinganye, wumve ko uri umuntu w'agaciro, wumve ko uri umuntu ufite nukuri gukomera naho waba uri umukene, kuko ririya zuba n'ibigeragezo umazemo iminsi, n'ibigeragezo biri kugukaranga. Ririya zuba n'ubutayu uhagazemo, ririya zuba wambuwe ijambo, ririya zuba n'ubukene, ririya zuba riri kugukaranga. Ndagira ngo mubwire ngo nukuba warashatse ukaba uri ingumba, nukuba warabuze umugabo, nukuba warabuze n'ubundi umugisha mu byo ukora. Ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo sipo shisefaye de contraire bero shisefaye amando. Imana irambwira ngo ije gusoza amasezerano y'abantu yavuganye nabo. Imana yacu nitugirire neza cyane. Niho Imana yasanze irongera imereza iri jambo riri hano muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Iri jambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho cya 33 umurongo wa 14, aho turi gusoma ijambo riri kuvuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeranije
nasezeraniye inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Iminsi igiye kuza, Imana isoze rya jambo ryiza yakuvuzeho, isoze rya jambo ryiza yakubwiye. Naho ugeze mu myaka 40, naho ugeze mu myaka 50, naho ugeze mu myaka 60, Imana yambwiye ngo yibutse icyo yavuganye n'abanyarwanda, ije gusohoza amasezerano. Ibyo yavuze ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, amasezerano yadusezeranyije, Imana ije kuyasohoza. Yewe nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ujye upfuka musenga Imana. Erega hari abadayimoni nabonye mwiyerekwa, mbona abadayimoni bangana nk'inzuki bazimagije ikirere. Ngiye kubona mbona abo badayimoni barimo n'ubundi batangira amasengesho yabera, ariko ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo bwira abanyamasengesho be gucika intege, ahubwo bongera imbaraga zo gusenga kugira ngo n'ubundi Imana ibereke ko ari yavuganye nabo. Erega burya hari ibyo utabona utabisengeye, nukuri hari ibyo utabona. Nabonaga hari amasezerano, nabonaga hari imigisha, nabonaga hari ibyiza abadayimoni bagiye barazirika bakabizirika, ariko Imana irambwira ngo irashaka kubizitura. Nubwo wari ucitse intege, irashaka kubohoza ibyawe byafashwe n'abadayimoni, irashaka kubohoza ibyawe n'ubundi yagusezeranyije. Erega irashaka n'ubundi gusohoza rya jambo ryiza yavuganye nawe, rya jambo ryiza yavuze ku bana bawe, rya jambo ryiza yavuganye n'inzu yawe. Imana irashaka kurisohoza. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndi muri iryo yerekwa nabonye ibintu bitandukanye. Nagiye kubona mbona umugabo wambaye imyenda yera, ariko ngiye kubona mbona ahagaze ku bicu. Ngiye kubona mbona ateze amaboko. Ngiye kumva numva ijwi rirenga riravuga, ariko nabonaga atari uvuga, numvaga iryo jwi rirenga rivuga, kandi ryavuga uri muri iyi si wese akaryumva. Ngiye kumva numva iryo jwi abari mu gihugu cy'u Burundi bari kuryumva, abari Tanzania bakaryumva, abari Uganda, Kongo bakaryumva. Ngiye kumva numva iryo jwi ririmo kuvuga ngo tangariza abatuye iyi si, ubabwire yuko Yesu azaza agakura umugeni we mu isi. Iryo jwi riravuga, numva riravuga ngo kandi nubwo muri iyi si hari imibabaro, ubabwire ngo muri iyo mibabaro hahirwa uwihangana akageza imperuka. Numva iryo jwi rirambwira ngo ubasomere ijambo riri mu byahishuriwe Yohana. Iryo jwi ryavugiraga mu ijuru ryumva, ariko nitegereza nkabona n'uwo mugabo uteze ibiganza. Nuko ngiye kumva numva iryo jwi rirambwira ngo basomere ijambo riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, uhere ku murongo waho wa 6, umanuke ugeze ku murongo waho w'9. Haranditswe ngo numva ijwi risa n'iry'abantu benshi, n'irisa n'iry'amazi menshi asuma, n'irisa n'iryo guhinda kw'inkuba gukomeye kwishi. Imana yacu ishobora byose iri ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo magambo n'ay'ukuri kw'Imana. Imana yacu itugirire neza cyane.
uyu Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo yaje kumva ijwi risa n'iry'amazi menshi asuma, yumva ijwi risa n'iry'inkuba, yumva ijwi rikomeye cyane nk'uko tubisomye hano. Ariko muri iryo jwi ngo yumva ijambo rivuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana busohoye. Ngo kandi ngo umugeni we akaba yiteguye, akaba ahawe kwambara umwenda mwiza w'igitare urabagirana utanduye. Ngo kandi uwo mwenda niwo mirimo myiza yo gukiranuka y'abera. Imana irambwira ngo bwira, muri iryo jwi numvaga ngo bwira abatuye iyi si, umuntu wese wamenye gukora neza nabikore azakubitwa inkoni nyinshi. Ubabwire ngo umuntu wese uzi gukora neza nakomeza akore neza. Kandi iryo jwi riravuga ngo biriya biganza ubona Yesu, ngo ubona byuriya mugabo uhagaze mu kirere, ngo ni imbabazi z'Imana zikiriho. Ndabwirwa ngo utangariza abantu ngo hari ibyiringiro by'uko n'umunyabyaha yakwihana agakizwa, n'umusambanyi yakwihana agakizwa, umurozi yakwihana agakizwa, umwicanyi yakwihana agakizwa, umujura yakwihana agakizwa, umusinzi yakwihana agakizwa. Iryo jwi rirambwira ngo tangariza abatuye iyi si, ubabwire ngo umuntu wese yiyunge n'Imana, yiyuzuze n'Imana, ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana busohoye kandi umugeni we akaba yiteguye. Hari abiteguye bameshe imyambaro yabo, hari abiteguye barasenga, baravugana n'Imana, barakora imirimo myiza. Ariko abandi baravuze ngo igihe twahereye n'ubundi nta cyiza twabonye, bacika intege. Ariko wowe wacitse intege, ongera ugaruke muri mudu yo gukorera Imana. Imana iracyagufiteho umugambi mwiza, Imana iracyaguhanzeho amaso y'urukundo, Imana iracyakwitayeho nshuti yanjye. Nuko nguko iyo message nayihawe, kandi Imana irambwira ngo utangaze iyi message, wabwire ngo iyi message umuntu wese akimara kuyumva ayisasabirize mugenzi we, kugira ngo n'ubundi ubu butumwa buri muri iyi message bugere ku muntu uwo ari we wese. Imana rero ibafashe, iha umugisha wowe ugiye gusasabiriza iyi message kuri mwene so, ukayigeza kuri bagenzi bawe, ukayinyuza muri ya magurupe, ukayigeza kuri babavandimwe bawe bari mu gihugu runaka. Imana iguha umugisha. Ikirenze kuri ibyo ngibyo naba ngiye kubeshyera Imana. Ngiyi message Imana yampaye, kandi mbonereho kubwira abantu, buriya ndashima Imana yampaye iyi channel Amakuru y'Ijuru TV. Iyo nambukije message uko nyitambukije nuko nguko, kandi niba nanditse teme cyangwa se titre y'ubutumwa nahawe mbasha kuyandika neza. Ariko buriya nabonye abantu bafite amacano menshi, ugenda ugatambutsa ubutumwa kuri channel, warangiza ukigendera ushima Imana ngo ntambukije message, ugasanga aba bantu n'ubundi babasha uploadinga ibi biganiro cyangwa se ubutumwa, ugasanga n'ubundi aragiye afashe ubutumwa buhaye titre mu by'ukuri ishobora kuguteranya n'abantu, akabuha titre ishobora kuguteranya n'igihugu, akabuha titre ishobora kuguteranya mbese n'itorero, ugasanga mbese nuko nguko bimeze. Ariko ndashimira Imana, iyi channel ntabwo njya nkunda kuvuga ngo ni iyanjye, ahubwo ni channel y'Imana, kuko ni nayo yambwiye ngo funguza channel uzajya utambutsaho ubutumwa nzajya nguha. Ubwo rero ni nayo mpamvu iyi channel yitwa Amakuru y'Ijuru. Imana rero iguha umugisha nshuti yanjye, kandi kugiriye neza, kandi nukuri ikomeze iguhire muri byose, ikongerera imbaraga. Ubwo imanda y'Imana izavuga abera bagiye gutaha ijuru, nukuri nkwifurije kuzahurira mu gihugu cy'ijuru, kuko niho twese tuzabona amahoro yuzuye atemba nk'uruzi, tukibagirwa imiruho, tukibagirwa amarira yose twaririye hano muri iyi si. Navuga ngo Imana iguha umugisha.